Mwiriwe neza nagutinda n'ubundi nk'uko bimenyerewe muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ibintu bigeze kuri bitanu abakene bakora bikabagumiza mu bukene ndetse n'ibindi abakire bakora bigatuma bakomeza gukira kurushaho. Muri aka kanya numara kubyumva ndakwizeza neza yuko uzaba watangiye gutera intambwe mu bijyanye no kwiteza imbere. Ikintu cya mbere abakene bakora gikomeza kubaheza mu bukene ni ukwigaragaza nk'abakire kandi atari bo. Aha ngaha ndatanga urugero, umushakashatsi w'umunyamerika witwa John Erickson yagaragaje ko 99% by'abatishoboye aribo bantu usanga bajya mu supermarket, mu mashopu ahambaye bagiye kugura imyenda igezweho kugira ngo babashe mu by'ukuri kwiyerekana nk'aho ari abakire kandi mu by'ukuri ari nabo. Ugasanga harimo na bamwe mu bagenda bagakodesha nk'imodoka zihenze, akaba yakodesha imodoka y'ibihumbi 80 ku munsi kugira ngo ajye kwemeza abantu mubone nk'uko mu by'ukuri uwo muntu ari umukire. Rero muri ibyo bintu ugasanga abitangaho amafaranga ye menshi cyane yo kugira ngo abe yakereka abantu ko mu by'ukuri ahambaye kandi mu by'ukuri atari ko biri. Ikindi kintu gikunze kugaragara cyane gituma bakena abangaba niba usanga mu by'ukuri nk'iyo twebwe tubabona bagenda mu muhanda ari ba bantu bagerageza kwambara imyenda isa nkaho ifite agaciro ko hejuru cyane. Mu by'ukuri igihe umukire we nyirabyo nyirongo waba yagiye gukodeshaho imodoka usanga yibyukira mu gitondo nta bintu we akambara kugira ngo mu by'ukuri yambare, atari ukwambara kugira ngo yemeze abantu, kuko buriya umuntu ntago ajya yemera. Ugasanga wa muntu amaze icyumweru akora akazi ari n'ak'imbaraga, reka dutange urugero ku cyede agakorera ibihumbi bigeze muri 50 kuzamura hafi aho, ariko nayo yajya kugura agahita agura nk'inkweto y'ibihumbi 40. Mu by'ukuri kandi wa wundi ari bwajye gukodeshaho imodoka we afite yambaye inkweto ziraho zisanzwe z'ibihumbi 10, kuko icya mbere cyo yamaze gusobanukirwa kwambara yambara kugira ngo ibirenge bitagira ikibazo, mu gihe wowe wa wundi we uba usa nkaho atishoboye cyangwa twakita nk'umukene we ugasanga yahise ajya gufata amafaranga akoreye icyumweru cyose. Icyo nicyo kintu gikunda uwo mu bushakashatsi bita John Erickson w'umunyamerika yavuze ko gikunda gusubiza abantu hasi cyane bakagomeza ari abakene naho abandi bagakomeza bakira. Ikindi kintu cya kabiri abakire bakora bo abakene badakora ari nabyo biheza abakene mu bukene, kubaha ndetse no guha agaciro buri kantu kose bakoze, by'umwihariko ku bijyanye n'ingengo y'imari ku buryo bakoreshamo amafaranga. Aha ngaha turareba ku bijyanye no gusohora amafaranga. Abakene rimwe na rimwe cyangwa abatishoboye usanga ariho hari nk'akazi bahabwa cyangwa ikiraka cyo gukora ikintu runaka, bakagaya amafaranga ati utwo dufaranga ni duke ntabwo twadukorera. Ibi ngibi mu by'ukuri umukire cyangwa uzi icyo amafaranga ari cyo ntabwo ajya agaya avuge ngo ntiyakorera amafaranga runaka, kuko we azi nuko muri uko gukoresha ayo mafaranga kwabo nyine bo amafaranga bazi ko utuntu duke nitwo tubyara n'ubundi intsinzi y'igihe kirambye. Rero icyo nacyo kiri mu kintu gikora kuri abo bantu bakennye bagakomeza gukena, gusuzugura amafaranga uko ari. Ikindi ku bakire mu bijyanye no gukoresha amafaranga ku ngengo y'imari yabo, bo bagira icyo twakita aho bandika ibyinjiye n'ibisohoka amafaranga yose, bakamenya ngo ese amafaranga yanjye ajya he, nimba nkorera ibihumbi 100 ku kwezi bigenda gute. Bakaba bazi ngo ngomba gukoresha ikigereranyo cya 30 cyangwa 40% by'amafaranga, nkabika 20 ahoraho, nkaba mfite aya emergency azabafasha mu gihe bazaba batunguwe n'ikibazo. Ikindi icyo ugomba kumenya nuko ikindi abakire bakunda gukora, babizera amafaranga y'abandi bantu, bakanizera n'imbaraga n'ubwenge by'abandi bantu. Ibyo rero bigakomeza gutuma bo bakira bagakomeza gutera imbere, naho igihe abandi bo abakena kenshi biba biringiye akazi cyangwa akazi. Rero nk'uko
byagaragajwe n'umushakashatsi w'umunyamerika bita bamwita Jack Boy. We yavuze ko ubundi Jack Boy, hari n'igitabo cya Robert Kiyosaki kibivugaho cyitwa Rich Daddy Poor Daddy, kivuga ko umukozi w'ukwezi kugira ngo azabe umukire biragoranye. Kandi ikindi wamenya hagati aha nuko mu bakire 10 ba mbere ku isi nta n'umwe urimo ukorera umushahara, ahubwo nabikorera ku giti cyabo. Uyu Robert Kiyosaki ni umukire wa mbere ku isi wegeze kubaho. Yanditse iki gitabo agereranya se wari umukire ndetse se wari umukozi wa leta ndetse na se w'umuturanyi yari uwikorera. Rero ikintu cyo kigaragara cyo nuko abakozi bakorera ukwezi biragoye kugira ngo ube watera imbere cyane, kuko bigaragara ko ubundi umushahara batanga ku kwezi baba bateganyije ko ari ugomba kugutunga mu gihe kingana n'iminsi 30 gusa. Nta kindi kintu baba bakubariye, ubundi bakagerageza kukuryoshya kugira ngo ume muri ka kazi kabo. Rero biba byiza cyane iyo ugerageje ukagira ikintu wikorera ku giti cyawe. Ari nayo mpamvu bamwe bavuga ati nge sinakemera umuntu uma akazi k'ukwezi, kuko abazi nawe ibyo ahemba abakozi be. Ikindi kintu hano mugomba kumenyaho ni ukumenya ko ikindi kintu abakene bakora kandi abakire badakora ni ugufata amafaranga yabo bakayashora mu bintu batazi neza, badafite amakuru. Abakene usanga iyo umuntu amubwiye ngo hari ikintu nabonye uriya muntu runaka akora iki kintu kandi gicamo cyiza, gitanga amafaranga, gitanga inoti, icyo gihe umukene amafaranga afite yari amaze no kugezaho wenda ari nayo yonyine asigaranye, ahita yafata ugasanga yashoye muri icyo kintu. Rero uko gushora ahantu badafitiye amakuru yizewe bigakomeza kubaheza mu bukene. Hagati aho ngaho hari igihe usanga uwo muntu yarabyize eida cyangwa afitemo abandi bantu babimufashamo, ariko kumvise ngo bitanga amafaranga wisubijyamo. Banza witonde umenye neza ko icyo kintu ugiye gushoramo neza ugifiteho amakuru ahagije 100%. Ikindi kintu noneho abakire bo iyo bagiye kubigenza gutyo, bagiye gushora, baremera bagafata muri ya mafaranga bagakuramo 1/2, bakareba abantu bafasha gutegura business plan, bakareba business cyangwa ikigo kizwi gikomeye cyashinze imizi, bagashoramo amafaranga yabo, kuko baba bafite umutekano, bizeye ko amafaranga yabo ari ntacyo yaba aba yizewe 100%. Icyo kintu nacyo gikunda gukora ku bakene, gushora ahantu udafitiye amakuru. Ibi ngibi rwose ni ikosa ribi cyane rishobora kugweza mu bukene ubuzima bwawe bwose. Ikindi kintu cyo gishoboka ni ukumenya ko ugomba gushora amafaranga